Sheikh Habimana Saleh, Bwana Fredy Mutanguha, Bwana Lion Manzi, Madame Hilary Mukamazimpaka, Madame Christine Tuyisenge na Bwana Alphonse Nkuranga ni abatumire b'Ingirikwiye. Baraganira ku makimbirane yo muri Sudani. Iyi ni Ingirikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi aho byatugejeje. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turarusanga no mu tundi duce tw'isi. Twifashishije amasomo dukura ku mateka yacu twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubaza abatumire bacu namwe mwese mukurikiye iki kiganiro tuti turamutse tubifitiye ubushobozi ni iyihe nama twagira abaturage ba Sudani kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Abatumire baje kudufasha gusubiza iki kibazo ni Bwana Alphonse Nkuranga, umunyamabanga nshingwabikorwa mu nama nkuru y'igihugu y'urubyiruko mu Rwanda, Madame Christine Tuyisenge, umwe mu bayobozi bo mu nama nkuru y'abagore mu gihugu, Sheikh Habimana Saleh, umwe mu bayobozi b'idini rya Kisilamu akaba na komiseri muri komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, Bwana Fredy Mutanguha, umuyobozi w'urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi, Madame Hilary Mukamazimpaka, komiseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya Jenoside ariyo CNLG, Bwana Lion Manzi, umuhanzi akaba n'umunyamakuru kuri Radio Contact FM. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nyuma y'imyaka myinshi y'intambara hagati y'igice cyo mu majyaruguru n'icyo mu majyepfo y'igihugu, guverinoma ya Sudani yemeye ko Sudani yo mu majyepfo ibona ubwigenge. Cyakora kuba Sudani yo mu majyepfo nta bikorwa remezo by'ibanze yari yageraho, Abajanjawid bakigaba ibitero muri Darfur no kuba Perezida al-Bashir agishishikajwe no gukwirakwiza umuco w'Abarabu muri Sudani yose bishobora gutuma intambara yongera kubyuka. Byagenze bite kugira ngo ibintu birinde bigeraho? Igihugu cya Sudani nicyo kinini ku mugabane wa Afurika. Kugeza mu mwaka w'1946, Sudani y'Amajyepfo na Sudani y'Amajyaruguru byari biyobowe n'Ubwongereza na Misiri nk'uturere tubiri dutandukanye. Aho Sudani iboneye ubwigenge, uturere twombi twarahujwe, ariko icyo cyemezo gifatwa hatitaweho ibyifuzo by'Abanyasudani y'Epfo batinyaga gutsikamirwa n'ubutegetsi bwiganjemo bo mu majyaruguru. Sudani y'Epfo yiganjemo bo mu idini rya Gikristo n'abandi basenga gakondo bibarira mu karere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu gihe Amajyaruguru yiganjemo Abayisilamu bafite umuco w'Abarabu. Ubwigenge bwa Sudani rero bwamizwe n'amakimbirane hagati y'impande zombi, biza no kuvamo intambara ebyiri zikaze. Mu mwaka w'1989, Colonel Omar al-Bashir yafashe ubutegetsi atamenya amaraso, ahita atangaza ko ariwe perezida wa Sudani, minisitiri w'intebe ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo. Guverinoma yahise ihagarika amasendika y'abakozi, amashyaka ya politike n'andi mashyirahamwe adashingiye ku madini. Kubera ko ubutayu bwakomezaga kwiyongera mu gace k'Amajyaruguru, aborozi bo mu bwoko bw'Abarabu berekeje y'Amajyepfo bagenda bashakisha ubutaka bwumbuka, bityo batangira gushotorana n'amoko anyuranye atuye Amajyepfo. Ni muri urwo rwego hadutse umutwe w'Abajanjawid uvuga ko wiyemeje kurengera inyungu z'abariya Abarabu b'abashumba, ariko Perezida al-Bashir yawukoresheje agamije gukwirakwiza umuco wa cyarabu mu Majyepfo. Kugira ngo nabo bashake kwirwanaho, abatari Abayisilamu bashyizeho imitwe ibiri y'inyeshyamba muri Sudani y'Iburengerazuba, buri mutwe uhita utangaza ko wigometse ku butegetsi bwa Khartoum. Umutwe w'Abajanjawid ushyigikiwe na leta uhangana n'imitwe y'inyeshyamba, wica abagabo n'abahungu, ufata abagore ku ngufu, wangiza ibintu bitagira ingano. Kuva icyo gihe ibihumbi by'abantu bavuye mu byabo, abandi baricwa, bityo amahanga abona ko ari ngombwa gutabara akarere ka Darfur. Mu mwaka w'1912, abaturage ba Sudani y'Amajyepfo bahisemo kwigenga, guverinoma irabyemera, maze Sudani yongera gucikamo ibihugu bibiri. Cyakora imirwano yamaze imyaka myinshi muri Sudani y'Epfo yangije ibikorwa remezo ku buryo bukabije. Sudani yo mu Majyepfo rero igomba kongera kwiyubaka, cyane cyane ko abaturage bayo babarirwa mu mamiliyoni bari baravuye mu byabo batahuka ari benshi. Ariko nanone amagambo Perezida al-Bashir aherutse kuvuga ku mugaragaro agaragaza ko atari yatezuka ku mugambi wa Jenoside. Ibyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibikorwa by'urugomo bitari hafi yo kurangira. Amashusho tumaze kureba yagaragazaga amateka ya Sudani n'uburyo kiriya gihugu cyagiye kigana ku makimbirane. Buri wese ku giti cye nagira ngo mbwire mu nterero itarenze imwe
icyamukoze ku mutima duhere kuri mwe. icyo nabonyemo ni uburyo ubuyobozi bwagize uruhare mu guhembera amakimbirane. Icyo nabonye nanjye ni uburyo uretse abantu bapfuye n'ibikorwa remezo byangiritse hanyuma bikagira ingaruka no ku batari bari mu ruriya rugamba. Nuko amakimbirane muri Sudani azatuma ikomeza gucikamo ibice ubwo Afurika mu bindi bice irimo kwiyegeranya East African Community. Ziracyari ndende mu bicamo ibice abanyasudani kubera ko harakemurwa ibyo tureba ariko ibyo tutareba nk'ibitekerezo by'umukuru wacu w'igihugu cya Sudani byo kwica abaturage bacyo biracyameze uko bimeze. Madame nabonyemo agatsiko kihariye ubuyobozi kakanakoresha uburyo gafite kugira ngo gakoreshe birise batake kandi gace k'amajyepfo. Lions ikintu cyamfate cyane kuri aya image ni n'ikintu kihora kinkora ku mutima cyane ku ma conflit yose ku isi niko buri teka abakene ari bo bantu bishyura amakimbirane ya politike nkanga. Murakoze, turakomeza turebe ubu turagaruka kuri mumaze kuvuga byose nk'ingorane ziri muri Sudani zabakoze ku mutima. Amakimbirane yose nubwo agenda agira umwihariko wayo, ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze ry'abari ku isonga by'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi tukaba turebera hamwe uko byagiye byigaragaza muri Sudani, ariko mbere yaho tubanze turebe iyi film ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabazana ibibazo bafite. Abari ku isonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima. Kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri, bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kuba ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kuba twagira inama abaturage ba Sudani ku cyo bakora kugira ngo bagere ku mahoro arambye, tugomba kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo turabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo Sudani yaje kugera mu bihe ihanganye nabyo muri iyi minsi. Murebye amateka ya Sudani mukareba na biriya ruriya ruhererekane rushobora kuganisha ku bugizi bwa nabi, murasanga hari isano ihari hagati y'ibiri muri Sudani ubu ngubu n'iby'amateka y'u Rwanda. Fred, icya mbere ni icyerekeye uburenganzira bw'abatuye ibihugu. Mpereye kuri Sudani, Sudani ituwe n'Abarabu igaturwa n'abirabura. Kuva uko amateka tubwira kuva kera abirabura barakandamijwe, ntibahabwa infrastructure, bigeraho n'Abarabu batuye mu gice cy'amajyaruguru babona yuko abirabura hari uburenganzira badakwiriye. Ngarutse mu Rwanda ni mu gihe Abahutu bafashe ubutegetsi muri revolution ya 59 bumvise ko Abatutsi hari uburenganzira bahejwemo muri iki gihugu. Muri Sudani bashingiye yuko abantu bamwe ari Abarabu abandi bakaba ari abirabura, ndetse byanavuye aho ngaho
bigera no ku bijyanye n'umutungo, kuko hari aho usanga bamwe bavuga bataba bafite ubutaka bwera ariko abangaba ntabwo bafite ubutaka bwera. Bikaganisha nanone no kuri ya sura y'ubuyobozi twari dufite icyo gihe, hahandi mu gihugu bavugaga bati u Rwanda ni rutoya cyane, ntabwo abanyarwanda bose bashobora kurubanamo ngo bishoboke. Ubu bagira ngo basobanure ko abanyarwanda bamwe bari impunzi kuva kera batashoboraga kugaruka mu gihugu cyacu. Hari indi sano wabona batavuze abandi? Iyindi nabonye ni iki kintu cyo guhembera imitwe y'abagizi ba nabi. Mu mpande zombi iragaragara, ari aba bitwa abajanjawidi. Iwacu mu Rwanda twagize imitwe y'interahamwe ndetse n'abandi babaga bayishyigikiye, usanga akenshi ubuyobozi bujya inyuma abo bantu bakaba bicana, ariko ubuyobozi buvuga ko atari bo babikora, nyamara kenshi bo bashyigikiye. Lions, njye numva cyane cyane isano nabona ni ikintu abazungu bita legitimite, kubaho hariho agatsiko k'abantu bumva ko bo bafite uburenganzira ku bintu automatically bigashaka kuvuga ko abandi bo nta burenganzira cyangwa se nk'abanyamahanga bakumva ko bya justify ibi byose babakorera. Nko muri example ya Sudan, kumva ko abarabu bari aho ngaho kuko ari bo bitwa ko ari bo majorite, bumva ko igihugu ari icyabo n'ikiza cyava mu gihugu ari bo cya beneficia, kandi nyamara ibice by'amajyepfo ariho harimo ubukire bwose, harimo peteroli n'iki kindi byakagombye kuba byagira icyo bimarira abaturage baho ngaho. Kandi nabonaga kenda gusa kuko ubuyobozi bwa Sudani y'Amajyaruguru bwarafite ikintu kimeze nk'icyoba, bukanashakisha amaboko bukwirakwiza mu gihugu cyose ibintu by'umuco w'abarabune kugira ngo bagire amaboko. No mu Rwanda rero wasangaga kari agasiko kari kayoboye ka regime y'abantu bo mu majyaruguru bakigana Habyarimana, kubera icyo bavuga bati abazarekera mu burenganzira bwabo bazaduhitana. Wasanga bashakisha mu bantu bari bafite ubwoba se bushingiye ku ki? Ubwo kubera ko bari baraheje abanyarwanda bamwe kandi bazi ko bari kurekera mu burenganzira bwabo bagaruke mu gihugu bamere nk'abaturage nk'abandi. Bumvaga ko igihe cyose bazabisubirana n'abaturage bahejejwe inyuma mu bukene bakabigaranzura, bagahora bashakisha amaboko bakreye milice hirya no hino mu gihugu. Aho rero wumva wenda gusa n'aha Sudani, kuko iyo bavuze bati bashaka ko abarabu bakwira muri Sudani yose y'amajyepfo y'uburengerazuba, ni nk'uko bashaka ko ku Rusumo haturi interahamwe, ku Gikongoro, ku Kibuye, aha mu Nkengero, ku mipaka hose bakaba abantu bamwe bagasa n'abagose igihugu, kubera icyo mbona gisa nk'icyoba. Mu bihugu byombi, mu Rwanda no muri Sudani, hari intambara. Iyo ntambara ikaba isa naho yarashyizeho nko gukongera ibintu, babandi barenganywaga ugasanga barushijeho kubarenganya. Mu Rwanda byafashe iyihe sura? Intambara itangira mu Rwanda muri 1990, abari bariho ako gatsiko kari kariho ku butegetsi kahise kaboneraho noneho gukandamiza abo bari basanzwe bakandamiza aribo batutsi bo mu gihugu, noneho babitirira kuba ari ibyitso byabaduteye, ko ikigamijwe ikibi cyose bavugaga muri propaganda yabo kuri ku nkotanyi bitaga inyenzi icyo gihe, noneho byishyurwa n'abari bari mu gihugu akenshi batari bazi n'ibikorwa. Igihe cy'intambara rero iyo kibaye ugira ukitirira nyirabayazana. Ubwo nyirabayazana ni abatutsi bari ahangaha muri tubarangiza mu majyepfo ya Sudani nanone na Sudani y'Amajyaruguru, bakavuga bati nyirabayazana n'imbuto bwateye ni aba bantu bagomba kurangira ahangaha twasha kuhurira neza. Ubwo rero intambara eteke byose ufite nyirabayazana wamaze gushyira mu mitwe y'abantu bose babiziranyeho. Kimwe gusa kubyerekeye nta nubwo ari intambara gusa yagiye iba nyirabayazana kwica abatutsi muri iki gihugu, ni kimwe n'ibyerekeye na ekonomi cyangwa se ubukungu bw'igihugu. Iyo habaga ikibazo cy'ubukungu muri iki gihugu, abatutsi bagomba kuba aribo babizanye, donc aribo nyirabayazana, bikaba pretext cyangwa se impamvu yo kugira ngo bice abatutsi. Nibuka muri 1984 igihe habaga inzara ntoya yitwa Muyaga, aho bavuga yuko abatutsi ari cyo kibazo kubera ko igiciro cy'ikawa cyagabanutse. Ariko kubera ko turi muri musanganyamatsiko y'intambara, reka tuba ariyo tugumamo tugaruke hafi ya 1994 intambara yaratangiye. Hari ibikorwa byagiye biherekeza byibasira abatutsi, nanone hari watwibutsa uko byagiye bigenda. Yego, igihe cya 1990 nk'iminsi 2 cyangwa 3 ngira ngo intambara igitangirira hariya Kagitumba,
uzi ko inaha mu mujyi habayemo ibintu byo kurasa mu kirere cyangwa se ahandi, ariko bwakeye habayeho imvugo yo gufata ibyitso, banagaragaza ko rwose byakozwe n'inkotanyi ziri mu mujyi kandi zifite n'abantu byanze bikunze bazishyigikiye, bazi amakuru, bazihishe, habaho gusaka, kujya mu ngo z'abantu. Ibyo byari ukugira ngo n'umunyarwanda uri ku ruhande rwo abahutu bamwumvishe ko hari abantu bari kumwe n'abindani muri bo, naho banavuga bati mube maso, abantu babarimo, murebere umwanzi hafi yanyu. Ibyo rero byari ukugaragaza ko cyangwa se kugira ngo na ba bandi bateye bagire ubwoba bati abari mu gihugu. Iyi mvugo rero y'ibyitso yo kugaragaza abantu bashyira mu gatebo kamwe n'abateye yarakoreshejwe kandi ishyirwa mu bikorwa. Nyuma yaho yo gufunga hakurikiye kwica za 1991-92 bica ku Kibuye, hari muri komine Rwamatamu, bica mu Bugesera, bica Kibirira, kandi bagenda batagatinga bajyaho nyine hari abatutsi, hari higanje abatutsi benshi, barabica, kandi ababishe ntacyo bahanishijwe, ahubwo bagororeye imyanya, bari baburugumestre, bahise ba sous-préfet, bandi baba ministre. Ugasanga rero bari bagendeye kuri iyo ntambara ariko babona urwaho kugira ngo bagende bica aho bashatse, bica abatutsi. Munyemere dukomeze tugaruke ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro igira iti kimwe mu bibazo byugarije Sudani ni intambara z'urudaca zirangwa n'amarorerwa aganisha kuri jenoside. Turabigarukaho mu kanya gato, ariko mbere yaho mureke turebe uburyo intambara yagiye iba nk'umusemburo wa jenoside mu mateka y'isi.